urantekereza uwo nkunda. Karuho simba ngusabira umugisha mukunzi, sinakwifuriza ikibi kuko ndi umuntu, ariko icyo nagusaba nuko wahinduka gakondo yaciganze. Kabisa urukundo barufashe nk'injyana, bamwe rubagira umuco wacu ntugacike. Ntangire mbibwira kandi umugabo burya yivuga bya gifura. Kera bajyaga bavuga ati nta musore cyangwa nta mugabo wabaga wasoma ku ntango ativuze. Reka nivuge bya gifura kabisa. Nkuko mubizi ndi mugari, ndi muremure, ndikwije, ndi munini. Ndabona kumesa imidaseka ndagenda humekera mu bavu zombi. Ninjye rutikura mu gihumbi. Umuheto wanjye niruvuza nduru. Icumu ryanjye abakobwa basiganira kurisiga, abasore bagasiganira kurisaba. Iyo ntabarutse ku rugamba ntaho kanibinyita, ubwo abandi bati Imana isa. Goma. Igisha kivuka. Tukiri aho ngaho uravuze ati mwatumiye umusizi. Ntago ndi umusizi cyane, ariko ikinyarwanda nanjye mparanira ko kitacika. Ntago nacika ku umuco wacu uganze. Aha nahita mvuga nk'akaririmbo gatwa bati gakondo yaciganze, gakondo iganze ku isi hose. Gakondo yaciganze, gakondo iganze ku isi hose. Yewe mu Rwanda nahiganze, Afurika ndetse n'i Burayi. Gakondo yaciganze, gakondo iganze ku isi hose. Nkuko mbivuze ati gakondo iganze ku isi hose. Njye nkunda gutarama bya gifura. Niyo mpamvu kuwa mbere mba ndi hambavu n'inyakira amajwi ku gitaramo cya Radio Rwanda. Tukiraho ndasuhuza abasaza uwitwa Semutambana Shako na Rutamizandekwe, nyakugira ubutangwa rwose agomeze abahezagize kuko ndabakunda cyane kabisa. Ni imfura rwose iyo bavuga ugira ngo ni abasaza b'imvi rwose. Kandi ndasuhuza na wa mwari witwa Ingabire Cokeye inka, umwari wabeza nabeza ruhimbi, umwari wahaturuka inka zinyagirana n'inyambo, umwari w'amata ahora ku ruhimbi. Nagume rwose. Nizo ndirimbo wahoze uririmba, gusa nagushimye uririmba ku ndirimbo zirimo Imana n'umuco, wasanga uwukunze. Ariko njye nkunda umuco, nkunda ibisigo, nkunda umuntu witwa Junior Rumaga ku gisigo cyitwa Inkovu y'Urukundo. Kiriya gisigo ndagikunda cyane. Waducira ku mayange muri make, hajye niko babivuga, no guca ku mayange abantu muzobere mu bintu by'umuco nyarwanda. Reka ngerageze numve. Ariko Rumaga yaravuze ati mu buzima turakunda tugakundwa, ariko urukundo ni urugendo rurerure, ni urugendo rugoye, ni ishuri rikomeye, hamwe isomo abantu rifata atari uko ntako bagize. Nakubwira nk'akantu gato kavuga kati rukundo rukumbi rwanjye, rukundo rukumbi rw'urumamo, ko nagukunze by'urumamo, nagukunze tukiri batoya, yewe tujyana ku mazi. Ariko uyu munsi ntukindeba nirihumye, urandeba ukanshisha. Mu by'ukuri ntago ariko nabyumvaga, kumbi rukundo rwanjye wagarutse ukambera rumwe twahoranye. Goma. Uwo ni Rumaga, Junior Rumaga. Se Junior Rumaga, wowe ubwawe ubona kwigisha iki mbere yuko dusubira ku cyitwa umuco nyarwanda wacu? Hari ikindi kibazo naho nifuza kukubaza, ariko wabanza tubaza se Junior Rumaga kuri wowe ni muntu ki? Junior Rumaga uyu munsi nubwo ntameze neza mu bisigo, ariko ndamukunda. Buriya gukunda ikintu si uko ukizi. Umuntu ashobora kukubera role model mu muco, mu myifatire. Junior Rumaga ndamukunda, nkunda ijwi rye, nkunda n'imitoma y'icyo wavuga amagambo y'urukundo.
Junior Maga nkunda none ikinyarwanda akoresha ni ikinyarwanda cyengetse rwose gikoretse imikarago ibanze iharaze. Okay, urakoze cyane utubwiye uburyo Junior Maga akoresha imikarago myiza kandi ibanze. Gusa tukiri ku muco nyarwanda, ese ko kuvuga ngo abantu turi muri viziyo, ese iyi viziyo koko ni hayi kiri guhindura ku muco wacu dufite ko? Urakoze cyane nyakugira Imana. Iyi viziyo yacu cyangwa se iri terambere ryacu, umuco bigaragara ko kirimo. Kanjye sindi wa kera, ndi umujene ariko ndacyatsimbaraye ku muco. Ndacyatsimbaraye ku muco. Suko nzi umuco cyane, ariko ngewe nzakomeza gukora iyo bwabaga. Nzakomeza gukora uko bishoboka kose umuco wacu ntugacike. Umuco wacu ntugacike kuko ese ucitse twasigara kuki. Ariko ujya wumva nk'indirimbo nyarwanda, nk'indirimbo ivuga ngo igipimo cy'urukundo. Iya ndirimbo yo nyumvise inkora ahantu. Ese nk'iri dore data yamaye inkango ndorayemo uzantekereza uwo nkunda. Rwose iyo ndirimbo inkora ahantu iyo nyumvise, ariko gusa irimo ubutumwa ntabwo imeze nk'izubu. N'izubu zifite ubutumwa, kuko niyo Bruce Melody avuze ati ngo nagukubita ikinyafu, buriya afite ubutumwa batanga. Gusa mamona bari gukoresha indimi zizimije kandi rwose mu muco nyine wacu. Ukivuga ngo indimi zizimije nicyo bita iki? Ubuhanzi. Ubuhanzi busaba indimi zijimije. Niyo mpamvu musigara musiganuza. Ubuhanzi busaba indimi zijimije. Garuko simba ngusabira umugisha mukunzi, sinakwifuriza ikibi kuko ndi umuntu, ariko icyo nagusaba nuko wahinduka ugasubiza amaso inyuma aho nagukuye. Aho nagukuye. Kabisa urukundo barufashe nk'injyana, bamwe rubagira n'abagambanye. Gusa nshuti yanjye reka ngucire ku mayange, ntugakunda umuntu umukundiye ifaranga, kunda umuntu umukunze kandi by'ukuri, ureke kugenda ukurikiye amafaranga. Amafaranga. Kabisa rwose. Ikiganiro cyacu nakagaruka rwose, mbashishikariza kujya kuri David Empire on the YouTube, mukamuflowinga. Mbibutsa ko hari Elijo Kelly rwose umuhanzi ukomeye cyane, mwamujyaho mukatanga subscribe, comment, share and like and byose kabisa. Support yanyu irakeneye maze n'Imana ikabamugisha. Tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota, kuko Diogene Shop yaje ari igisubizo. Muri Diogene Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose, jibu, hashi, meru, espe n'izindi, umuceri, kawunga, imboga z'amoko yose, amafu y'amoko yose, ibirayi urya ugatemba itoto, ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva. Ngiri banga ryo kubaho neza rero. Ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse. Si ibyo gusa kandi muri Diogene Shop tubafitiye ibyo kunywa bitandukanye, harimo fanta z'ubwoko bwose, juice zamenyekanye nka Karungi, ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntabwo twabibagiwe, kubera yuko tubafitiye Mitsingi, Knowless, Skol ndetse na Virunga. Akarusho kandi tubafitiye n'amazi meza cyane ya Jibu. Kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga. Umwihariko kandi nuko kwa Diogene Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu. Banyeshuri, bayobozi, babyeyi, banyonzi, bamotari, namwe rubyiruko, muhawe ikaze muri Diogene Shop. Mwadusanga muri centre ya video iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza aho amatari baparika, hepfo gato y'umunara.
ni amayobera arimo kandi kuko ukihagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39 169. Ndayisubiramo ni 072 78 39 169. Yes! Diogenes Shop, ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow!